uri umuhanga mu rurimi rw'icyarabu ibyo ntibisobanuye ko ngo ushobora kuba umuhanga mu idini kuko al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah mu gitabo cye Muqaddimatu Tafsir ari kuvuga imirongo migari n'amahame ya tafsiri yaravuze ati ngo fa innal Qur'ana lam yanzil li bayani al-lugha mu byukuri Qur'an ntiyamanutse kugira ngo igaragaze ururimi rw'icyarabu wa innama nazala li bayani ash-shar' ngo ahubwo Qur'an yamanutse kugira ngo igaragaze idini rya Allah no kuvuga rero hari abantu uzasanga biratana ngo bazi icyarabu cyangwa se umakavuga ati ngo ngenzi icyarabu ngo bini zabyisobanurira kabi uko nukubeshya ni no kwibeshya cyane ntabwo Qur'an yamanutse ije kugaragaza ururimi rw'icyarabu Qur'an yamanutse mu rurimi rw'icyarabu ije kugaragaza idini rya Allah n'ibyo Allah ashaka n'ibyo Allah dutegeka bega iza kugaragaza amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala kubyo rero kuba uzi ururimi rw'icyarabu ntabwo biguha uburenganzira kuvuga kuri aya za Qur'an no kuvuga kuri hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama utarazibonye umwanya wo kuziga zo nkazo utarabonye umwanya wo kwiga idini utarabonye umwanya ibyo no kwibeshya cyane kuba wakwiga ururimi rw'icyarabu ni nko kuba wakwiga icyongereza nko kuba wakwiga n'ibindi nk'ibyo ngibyo byose ntabwo nashobora kwiga icyongereza maze ngo agende ngo ajye gufata ibitabo by'ubuganga ngo ajye kuvura ibyo turabyemeranyaho neza twese nta kibazo dubifiteho hazagira umukobwa ati ngo ngiye kubera ko nizi icyongereza cyane nzi ururimi rw'icyongereza cyane nta mpamvu yo kuba nakwigira ubudokiteri cyangwa se kwigira ubuganga ngiye nzagenda mfata ibitabo by'abaganga bigiramo nzabyisobanura ngiye no guhabwa n'akazi nihagira umuntu uzabyemera ubwo no mu idini azakora icyo azakora ukavuyo ni ukuvuga ukavuyo ntabwo abantu bashobora gukora mu bijyanye n'ubuzima bwabo cyangwa se mu bijyanye n'ubuzima bw'isi bibafitiye inyungu nta mudokiteri uzigira ubona nta muganga uzigira ubona utarigiye ubuganga ngo wizi ururimi gusa maze guhita akora iki ngo ahita ajya guhabwa impamyabumenyi y'ubuganga cyangwa se ngo ahita ajya gukora ubuganga nta na farumasi yafungura nta na dispensaire yafungura nta n'ibitaro byamwakira ahubwo yanafungwa ahubwo baramutse bamufashe bakamufata yafunguye nk'agafarumasi bagasanga nta mpapuro afite kavuga ati ariko ngiye n'izindi ndimi zitandukanye nzi icyongereza nzi igifaransa nzi icyarabu kubw'ibyo ngiyewe nagiye nsoma ibitabo by'abaganga nagiye nisomera ngiye ku giti cyanjye uyu nguyu banamufunga nabi cyane kubera ko yakwica abantu kubera iki kubera ko ntabwo yabyigiye rero kubuza ururimi ntibisobanuye ko ngo ubumenyi bwigishwe muri uru rurimi ngo bubuzi ururimi rurukwarwo n'ubumenyi burukwabwo mu kuvuga rero ni ibintu bikoze iki ni ibintu bitandukanye ururimi rurukwarwo n'ubumenyi burukwabwo ni ibintu bitandukanye rero ntihazajye umuntu wishuka avuga ati ngo ngiyewe uziga ururimi rw'icyarabu maze nisobanura idini uzaba wibeshye cyane uzakora amahano menshi cyane kubuza ururimi rw'icyarabu ntibiba bisobanuye ko ngo wahita umenya idini kuba umenya ururimi rw'icyarabu aba ari intambwe ufasha yo kuba uramutse wize idini warisobanukirwa kubera rwa rurimi rwawe ufite ariko ntabwo bisobanuye ngo wize ururimi rwonyine gusa ngo ujya kwisobanura ibitabo ugiye kwifata ibitabo ugiye kwiga uzayobya benshi kubera ko hari inyito nyinshi buri bumenyi cyangwa se buri somo mu masomo y'idini rigira inyito zitandukanye usanga buri somo rifite inyito yaryo bitandukanye n'iki n'inyito zindi zitandukanye mu masomo yandi asanzwe rero utabizi ushobora gufata inyito abamenyi bakoresheje muri tawhidi ukagira ngo uzayikoresha muri fiqh ukaba ukoze iki ukaba ukoze amahano kubera iki kubera ukutamenya no kubera kwumva yuko ngo uzi kandi udasobanukiwe wallahu almusta'an